yitwa James Cook. Uyu yari umuvumbuzi ukomeye mu bihe bye, ubundi bamuzi nka Captain James Cook. Uretse no kuba yarabaye umusirikari, yari na captain w'ubwato bw'ingabo zirwanira mu mazi z'Abongereza. Akaba yarabaye umuvumbuzi rero wabigize umwuga ndetse abana mukerarugendo. Yavuzwe itariki 7 Ukwakira mu mwaka w'1728. Avukira Marton, Yorkshire, ni hariya mu Bwongereza. Yitabye Imana tariki ya 14 Gashyantare mu mwaka w'1779. Icyo gihe yari afite imyaka 50. Yishwe n'igikomere cy'icyuma yatewe mu mwaka w'1779 ubwo yakoraga ingendo mu nyanja ya Pacific. Rwari urugendo rwa gatatu akoreye mu nyanja ya Pasifika. Yatewe rero n'indwanyi zo muri Hawaii ziramwivugana. Yagize uruhare rukomeye mu buvumbuzi bw'uduce twa New Zealand kugera no muri Hawaii. Afatwa rero nk'umwe mu beza mu ngendo zo mu mazi no mu buvumbuzi bo mu kinyejana cya 20 cyose. Yari yashakanye na Elizabeth Butts mu mwaka w'1762, babyarana abana 6. Yamamaye cyane no mu ngendo yakoreye mu mwaka w'1738 no w'1779, azikorera mu nyanja ya Pacific agera Australia. Ni umwe mu bagabo bafite amagambo meza yahindura ubuzima, yahinduye benshi. Nawe wumva inzu y'ibitabo yahindura ubuzima bwawe. Ntabwo ndi bwinjire mu mateka ye cyane, amagambo ye aramusobanura. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo riske ni impanga y'insinzi. Ubundi riske no gukora ikintu wirengagije ingaruka cyakugiraho. Niba ushobora gukora ikintu wirengagije ingaruka cyakugiraho, menya ko ufite insinzi mu ntoki zawe zombi. James Cook yaravuze ngo Imana nishobora kuguha ibyo udashobora kwihanganira. Iteka ryose Imana nishobora kuguha ikigeragezo udashobora kwihanganira, nishobora kuguha ubutunzi udashobora kumanaginga. Ariko hari umugabo umwe wigeze kutubwira ngo ni Evangeliste Emery, uyu utaziranye no hasi ntushobora gutinda hejuru. Hari ibintu umuntu ashobora kuguturaho none ahangaha, hari ibintu ushobora guhabwa none ahangaha, ubwabyo bikaba ari byo bikwiyicira. Utarigeze utunga nka miliyoni imwe y'amanyarwanda bagahita baguha nka miliyari, iyo miliyari ubwayo yakwiyicira. Niyo mpamvu Imana idashobora kuguha ibintu utabasha kwihanganira, iguha ibintu bijyanye n'ubushobozi bwawe, ibintu ushobora kubamo. James niwe washimangiye rya jambo dukunda kuvuga ngo ibitonyanga by'imvura bitobora ibuye, atari imbaraga bikoresheje, atari umuvuduko bikoresheje, ahubwo ari uguhozaho. Guhozaho rero byubaho. Igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje, ahubwo ari uguhozaho. James yaranavuze ngo ibiryo bya bamwe ni uburozi ku bandi. Kimwe nuko ariko ibyitwa uburozi kuri bamwe bishobora kuba ibiribwa ku bandi, nabyo bibaho. Yaranavuze ngo iyo ushaka kugira umuntu imbata umuha amafaranga atigeze akorera. Iyo ushaka kugira umuntu umucakara umuha amafaranga atigeze akorera, azakubera umucakara mpaka. Iyo ushaka kugira abaturage abacakara ubaha iby'ubuntu, ubaha amafaranga bataruhiye. James Cook yaravuze ngo ubumenyi bwose waba ufite ntibwakubuza kwibeshya ku bintu bimwe na bimwe muri ubu buzima. Burya ntuziyemere ngo ufite ubumenyi bwo mu rwego rwo hejuru, kubera ko ubumenyi bwose waba ufite ntibwakubuza kwibeshya ku bintu bimwe na bimwe muri ubu buzima. Aranavuga ngo imbuto zibibwe mu bihe bikomeye nizo zitanga umusaruro mwinshi. Burya n'amafaranga ashowe mu bihe bikomeye niyo atanga inyungu nyinshi. Mu bihe bikomeye nibwo abahanga mu kubyaza umusaruro ibintu runaka bunguka kurushaho.
abakire benshi bungukira mu bihe bikomeye. James Cook yaranavuze ngo kugira ngo ubashe gutsinda mu bucuruzi ugomba gushyira abakiriya bawe imbere. Reka inyungu z'abakiriya bawe ziba arizo ziza imbere y'izawe niba ushaka kuba successful mu bijyanye n'ubucuruzi. Aranavuga ngo usibye imibonano mpuzabitsina, ibintu bibiri bihuza abantu harimo ubucuruzi hakabamo n'ubusinzi. Uyu mugabo yavuze ngo abakozi ba leta bazamurwa mu ntera hakurikije ibipapuro by'impamyabumenyi bafite bakuye mu mashuri kuruta uko bazamurwa mu ntera hagendeye ku bushobozi bwabo mu kazi. Sisiteme nk'iyi ngiyi ngo akenshi yirengagiza ibikwiye kandi ihemba abadafite ubushobozi, kuko ibipapuro ntabwo ari byo bisobanura ubushobozi bw'umuntu. James yaravuze ngo buri kimwe cyose kigenda neza hakurikijwe uko wacyizeye. Uko ubyizeye niko bikugendekera. James Cook yaravuze ngo nubwo byaba rimwe mu buzima, kora cya kintu abantu bavuze ko udashobora gukora, kandi ntuzongere kwita ku bijyanye n'aho ubushobozi bwabo bugarukira. Nubwo byaba rimwe mu buzima, kora cya kintu abantu bavuze ko udashobora gukora. Ntiwite ku bushobozi bwabo. Niba byarabananiye wowe kigerageza, nubwo byaba rimwe mu buzima. Uyu mugabo yaravuze ngo ujye uhora wibuka ko amahirwe menshi ababasha kuyabona ari bakeya. Amahirwe yigaragaza nk'akazi gakomeye, niyo mpamvu abayabona ari bake, kuko abenshi bakunda ibyoroshye. Ahantu hari amahirwe yandi afatika yandi akomeye, abantu babasha kuyahishurirwa ni bakeya, kubera ko amahirwe yigaragaza nk'akazi gakomeye kandi abantu benshi bakunda ibyoroshye. Uyu mugabo yaravuze ngo ibyo uzakora byose nta cyizere wifitiye bizakorwa nabi. Ikintu cyose ukoze nta cyizere wifitiye gikorwa nabi. Aranavuga ngo ntidushobora na rimwe gukosora amakosa yo mu bihe byashize. Icyo dushoboye ni ukubikuramo isomo ridufasha gusimbuka imitego yo mu bihe biri imbere. James Cook yaravuze ngo igihe cyose wizeye Imana no kwizera ubwawe birakorohera. Igihe cyose wizeye Imana no kwizera ubwawe birakorohera. Aranavuga ngo ubufasha bwose wahabwa buturutse hanze ntacyo bwamara mu gihe udashoboye kwifasha ubwawe. Banza wifashe abandi baze bakunganira. Gufashwa kwa mbere bihera muri wowe imbere, ibyo hanze bikaza ari inyunganizi. James Cook yaravuze ngo ibihe byiza bigabanya imyizerere. Abantu bita cyane ku myizerere iyo bari mu bihe bibi. Mu bihe bibi nibwo abantu biyegereza Imana cyane. Uyu mugabo yaravuze ngo iyo ubabaye nibwo ubasha kwiga neza. Imibabaro burya ngo ni ibiryo bya roho. Akenshi uri mu mibabaro nibwo roho yawe ibikora neza. Uyitaho nyine ukayikorera ibyiza. Uyu mugabo yaravuze ngo ujye witondera inama uhabwa n'abandi bantu, kubera ko 90% byazo ziba ziri mu nyungu zabo bwite, ntabwo ari mu nyungu zawe gusa. Bakugira inama bagamije n'inyungu zabo. Uyu mugabo yaravuze ngo kuzamuka kw'ibiciro bituma abakire bakomeza gukira kurushaho, abakene bagakomeza gukena kurushaho. Aranavuga ngo kubabazwa n'ikintu ni ikimenyetso cyerekana akamaro kacyo. James yaravuze ngo biragoye ko umunyabinyoma yagirira icyizere umuntu uwo ari we wese. Aranavuga ngo mu buzima nta ruhare rufite akamaro kuruta kuba umubyeyi mwiza. James yaravuze ngo igihe cyose ibyanditswe biba bikomeye kuruta ibyavuzwe. Ikintu cyanditswe kiba gikomeye kurusha icyavuzwe. Burya niyo ufite amahame ugenderaho, uyaha agaciro cyane iyo yanditse ahantu runaka kuruta uko wajya uyavuga.
mugabo yaravuze ngo ntushobora kubabazwa n'ibintu bibiri icyarimwe. Aranavuga ngo igihe cyose ufite ikintu cyiza ntihazabura abagerageza kucyangiza. Aranavuga ngo abakubwira ko amafaranga ari umwanda wa shitani bakwiye kugerageza kuyatunga bakumva uko aryoha. Yaravuze ngo tuzamurwa no kuzamura abandi, dufashwa no gufasha abandi, twungurwa no kungura abandi, dushimishwa no gushimisha abandi, dukundwa no gukunda abandi, tuzamurwa no kuzamura abandi. Uyu mugabo yaravuze ngo amafaranga atarimo ubwenge agabanya umunezero no kwishimira ibyo utunze. Niyo mpamvu duhora tubabwira ngo n'amafaranga akenera amahoro. Amafaranga rero aguha amahoro iyo wayashakanye ubunyangamugayo. Yaravuze ngo ba sogokuru bakize bitabwaho cyane kuruta ba sogokuru bakennye. Ishaka rero gusaza neza, wirinda gusaza ukennye. Gusaza ukennye ntabwo uzitabwaho cyane. Sogokuru ukize yitabwaho cyane kurusha sogokuru ukennye. Uyu mugabo yaravuze ngo amaso ya nyiri bizinesi ashobora kubona ibyo abandi badashobora kubona. Bizinesi mwese murimo mureba imbere, ariko amaso ya nyiri bizinesi niyo yonyine ashobora guhishurirwa ibyo mwe mutabasha kubona. Mu magambo yose James Cook yavuze, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo byaba byiza kubaka ibigo by'imfubyi kuruta kubaka amagereza. Aya rero ni amagambo yavuzwe na Captain James Cook, umwongereza, umuvumbuzi, mukerarugendo. Afite amagambo meza vraiment. Aya magambo rero yagucitse, reka duhurire kuri YouTube channel _ TV. Genda ukore subscribe tuye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushaka no kunkurikira kuri Instagram nitwa Dashim250. Genda ukore follow tuye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.